kibazo cy'ukuntu yacungura isi. Ibizima n'abakuru barabihakana. Yesu afata igitabo maze arakibumbura, arasinya ati ngiye mu isi kubacungura. Intama mu ijuru yaricaye iraterana, yiga ku kibazo cy'ukuntu yacungura isi. Ibizima n'abakuru barabihakana. Yesu afata igitabo maze arakibumbura, arasinya ati ngiye mu isi kubacungura. Menye neza ko Imana ntakikorera ngumba, imibereho yacu ni ibanga rikomeye. Ariko se Satani we wiruyiriza iki? Itorero ryo rifite uwaricunguye. Menye neza ko Imana ntakikorera ngumba, imibereho yacu ni ibanga rikomeye. Ariko se Satani we wiruyiriza iki? Itorero ryo rifite uwaricunguye. Yesu yarafite abigishwa 12, havamo uwitwa Petero aramwihakana, havamo undi witwa Yuda aramugambanira, amugurisha ibice by'ifeza 30, afatwa kubitwa aricwa arashinyagurirwa. Yesu yarafite abigishwa 12, havamo uwitwa Petero aramwihakana, havamo undi witwa Yuda aramugambanira, amugurisha ibice by'ifeza 30, afatwa kubitwa aricwa arashinyagurirwa. Menye neza ko Imana ntakikorera ngumba, imibereho yacu ni ibanga rikomeye. Ariko se Satani we wiruyiriza iki? Itorero ryo rifite uwaricunguye. Menye neza ko Imana ntakikorera ngumba, imibereho yacu ni ibanga rikomeye. Ariko se Satani we wiruyiriza iki? Itorero ryo rifite uwaricunguye. Yashizwe ku musaraba w'isoni nyabihanga, amanurwa ashirwa mu mva amara iminsi 3, azukana intsinzi ikomeye aradutsindira.